kandi umukobwa turi bukundane n'izina ry'Imana nashaka zampemukire turete dukora ubukwe nashaka zampemukire ukeneye umukobwa ugukanga w'umunyamahane w'umunyamahane wundi nyine uvuga ati eze ndangire sabe rongora Miki aga promoter ntago barasezerana rongora Miki ko social media bajya bavana umunyamahane sabe sabe umpaye urugero ariko urwo rugero rurarengereye rute kugukanga ariko no gukanga umuntu akagukuramo n'umutima none se nibyo nkeneye ese watubwiye ko ukeneye umuntu ugukanga umuntu ukanga Regis uramiki nuriya muhungu Regis bombi ndabafana iyo batari gusubizanye numva babaye wumva ukuntu nteye umva depression yanjye urwego iriho kubyo numva nanagenda nka benshi umwe ntuzi byakuvugaho ihangano ryo kuri kamera umusubize agusubize ni gute uceceka kandi ibona ariko Mika hano namutinye ejo bundi aretse gufata ikibuye kubita mu modoka impfizi ngufi yisunga umukingo kugira ngo ibashe kwima kandi ubundi ngo nibwo nigeze kubwira abantu ngo icyo ntibakirashe mu kibuno warakibaza ngo byumvise ute cyane cyavanga ikimbabaje suko baharashe ahubwo umusenza habonye ate amabuno y'inkoko abonwa nkushwemo n'umuyaga kandi bitwenge by'inkoko bishirira hehe mu kwayura ukuvuga ngo inkoko ntiyanyereye mu bihere barayibaza bayikubita umujugujugu izindi nkoko munsi zite wakafuna umuheto bigenze bitati mu byihorere kimbabaje suko bankusi umujugujugu ahubwo aho biherereye ngeze nte ndahabonye IQ ariko ziko mwabyibagiwe umugore w'inkunguzi yatsa muzika ajunditse amazi kandi ngo umukobwa uzagukunda ukennye ibyo umenya ko yavuye mu bapfumu azahazaza nuko ntawe uryoherwa amirabunguri kuko no mu buki hari igihe hishamo uruyuki kandi ubyinira ngo kwa sebukwe yarya kwa ubyinira mu banzi ntazamura amaboko uhetswe na mukase ntiyiseganya abuke abanyembavu iseganya kika yego reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza cyane niba utameze neza nagukomeza nkubwira yuko ubuzima tubamo bibaho haba ibihe byiza hakaba n'ibihe bibi ikindi nkuko Ezra Joas nabimubwiye uko umwijima wawe muremure kose umucyo uraza kwigaragaza muri ibihe by'amashuri itandukanye no kubarwana n'umwana wa telefone ashaka gukina games cyangwa ashaka no kureba n'ibindi bitamugenewe iyi ni Kids Tablet ushobora kwibaza ngo ikora gute ikoresha Android ifite ikoranabuhanga rya multiple support language ifasha ko umwana yamenya indimi nyinshi kandi zigiye zitandukanye si ibyo gusa kandi operating system yayo ifite ikoranabuhanga rya parent restriction irinda ko umwana yareba ibintu bitajyanye n'imyaka ye gusa kandi tablet ifite ububiko buhagije aribwo 128 GB ndetse n'amaga 6 ibyo biha umuvuduko uhagije mu gihe iri gukoreshwa akarusho kayo ni uko ifite utugift tugiye dutandukanye dushobora gushimisha umwana kandi tugamufasha mu masomo yiwe babyeyi rero murakaze neza muri Golden K Technology ko tubafite andi tablet agiye atandukanye follow for more turi kumwe na Ezra Joas ariko ndababwira yuko hari shop y'ubwenge muri Kigali nibo bambere bitwa Golden K Technology no kuri Instagram niko bitwa ushobora kujyaho ukabacekinga ukareba utuntu baba bafite utuntu dutandukanye kandi tw'ubwenge wereka ku matelefone meza shema bereka nk'ingi Ezra afite sibyo amapochette meza bakagira za GBL bakagira utuntu tw'ubwenge ama computers bakagira utuntu two guterekamo telefone ukeneye nko kwifata video wo gukora content za TikTok n'utundi tuntu dutandukanye jyayo ni kwa Makuza muri ground floor umuryango nimero ya 16 ebwana haba harimo abana beza haba harimo abakobwa ebwana bazi kwakira abantu hakabamo abajene bazi gusobanura ibintu bya technology nababwira iki mugiye umwihayire 0782 30 Ezra Joas nyuma y'imyaka myinshi waguze ishati nziza kabisa twishimiye kukwakira hano muri iki kiganiro sabe nkwereke ifoto iyi shati nyambaye muri 2010 hari jya yambaye mu gushyingura ejo bundi nuvuga ngo nago ari nshyashya wari wayiguze nago ari nshyashya oya ni nziza waguze ishati nziza kabisa nago ari nshyashya sabe iyi shati maze igihe kinini cyane you know
ese ni ishati gusa wabonye ntabwo Oya, nabona niyo. ateretse n'akafuro oya niyo nabonye akafuro oya afro ntabwo ndayijyaho hari ibintu bijyanye n'imisatsi ntabwo ndibite mbijyaho none okay eh ngiye kubanza nzamure IQ twishimiye kukwakira urabona ko ikibura ni ikintu kimwe gusa ntazongera kukubaza kuri iyi kamera kubera yuko maze gusobanukirwa ukuri ariko uzakimbaze oya twasanze maze iminsi mu mwiherero mutagatifu nasanze nkwiriye gukuraho icyemezo nari narafashe cy'ubwirinzi oya babivuze bafite ndavuga ubwirinzi kugushaka cyangwa kudashaka ntabwo ibyo ngibyo ari ubwirinzi nirinde ikisi hari ibibazo oya nta bibazo Ezra kuki udashaka umugore utumye nongera kukikubaza kandi nanone impamvu ntamushakaga ariko ngo uramushaka nshaka umugore Sabe ibintu nabwiye abanyarwanda ko ntazashaka byari icyo gihe ariko ejo batazabona nakoze ubukwe bagatungurwa nuko ntabamenyesheje ko nahinduye icyemezo mboneho umwanya wo kubabwira ko nahinduye icyemezo ngomba gushaka umugore ariko uwo mugore nawe agomba kwihanganira ibi bikurikira ntabwo azumva mwita umwana ngo bebe ngo be n'umudamu wize amashuri akarangiza mukuru ukuze ngo bebe ukamwita be niho bahera bigira bebe koko niba wemeye kwita umuntu bebe emera no gusigatira wemere no kumutamika wemere no kumuheka yigira umwana muhamagare utisheri cyangwa shanta izina ry'urukundo nimugirirwe umugisha w'urubyaro umwita uti mama nde mama shema mama shema mwibuke gahunda ya saa 9 muce kuri butike za ntoryi nazi ariko utavuga uti bebe ndinaniriwe arewe icyo ni kimwe azihanganira kumwita bebe ntabyo uzamwita icya kabiri agomba kuba ari umuntu unkanga ndashaka umuntu unkanga wewe byiza umugore wanjye yaba nduta mu myaka turi kuganira kuri projet ko nta bafite nari ntangiye gutekereza abandi bose batekereza yaba nduta mu myaka nkajya ntinya ko ari bumbwire nabi igihe nakoresheje erega nawe tukubona nk'umusaza nicyo kintu kitangiye kuntera impungenge ubwo nkeneye umukecuru oya kandi ibyo gushaka twabirekaze iyo ni icya kabiri icya gatatu agomba kuba ari umuntu ukunda gusohoka ntabwo nshaka umudamu tuzaba tumeze nk'abari muri gereza ndashaka umudamu muzajya mujya kuri kabiyari abantu tukajya gukina kabiyari mujya kwinywera kabyeri nako mujya nk'ahantu kunywa agafanta ahubwo dufite biyari mu rugo nkakinana nawe tugashaka gukina n'abandi tukabasangayo by'umwihariko ukunda kuramya Imana no gusenga itemanye umudamu udakunda gusenga Imana umudamu nkeneye ko kuri njye bisa nkaho bizaba bike nkeneye umudamu ubikora kenshi umudamu uba mu cyumba cy'amasengesho umudamu uba muri korari ajya ansaba amafaranga ya niforume nzajya nyamuha ansaba ibintu byose korari wowe uyibamo se nayivuyemo kubera gusuka oya para no gusuka gusuka ko kabazengereje reka ajye ku nyogosho yawe karakantu ko gusuka reka ajye ku nyogosho yawe Ezra Joas ariko iyo mvuze iryo zina mba numva mpamagaye undi muntu Ezra Joas jya uvuga Ezra gusa Ezra Joas niyo naryo ndivuge oya tujye tuvuga Ezra Joas ariko nari ndivuze mu kinyarwanda rigahinduka undi muntu yego iyi nyogosho abantu batubwiye muri commentaire murabibona muti iyi nyogosho ya Ezra murayibona gute ntabwo ari inyogosho ni insokozo ni inyogosho kuko iyi nyogosho niyo nsanganywe yo kogosha turakupe niyo niyogoshesha kuva kera ahubwo njya mpindura nkazinga ibituta bakakubona nk'umupagani umukobwa nawe ndi gutereta mu minsi ntabwo yabikunze urita usokoza cyane nabikuyeho umunsi umwe wigeze ubona ikiganiro nikoranye na Nariyo akavuga ibintu sherewe yamutegetse ngo byo gukoresha ngo niba ari bya bintu bapfura n'ibiki hari ibintu by'ibivuta basiga kuri poroje noneho bagashitura bapfura inkoko ezo rero babikoresha mu buzima bwawe kandi uri umusirimu uratubwiye ngo umushisitoma umusirimu arangwa n'ibintu bitatu arahumura wabyumvise uyu munsi noneho uyu munsi se ko ntakwegeye numvise akantu k'inkweto ahubwo kari kugenda cyangwa n'izashema
bavugisha ukuri ni za mazima kase mana we ikibazo ariko ntabwo abasha kugera kuguru kukundi ubwo no kuvuga ngo wahejeje akantu k'inkweto umva numvaga akantu k'inkweto ukajya nakazamuka cyangwa ni za mazimpaka genda gake sabe tuzansebya sha cyangwa ni za mazimpaka tuzansebya sabe oya ufite ukuntu twambara oya ntukuremo Yesu sabe ntago wansebereza ku Isimbi TV nibibaho none se abareba ikiganiro baza kumenya niba harimo akantu k'inkweto reba gatoye itegereza ikirengero cy'ubuntu uko gisa sabe izina ry'Imana ntago wansebye ngo bishoke n'ikiganiro cyahagarara wumvisha akantu k'inkweto kameze gato none se bimwe wavuze kuri Aisha ko nabyo nahise byimagine oya wikwimagine ibyo Aisha ntumugarure Aisha twari ambara urukweto mbabarira eze oya sabe ntabwo biri bushoboke neza biragenda gute harya yacaro yitwa ngo uzi ko ntaye umutwe maze ubwira sabe urukweto wumvise cyo kwari zashema sabe ntabwo wansebye ngo bishoboke ahangaho ntabwo birashoboka neza biragenda gute biragenda gute kiganiro ntabwo kiri gute wenge numvaga ariko ndihangana kubera yuko twapaki ibi bintu babigarura ute ndakora ndumvaga saseme gatangiye kuza niba ari inzara baza nashonje ahari nashonje ahari washonje ambara urukweto narwambaye oya mbara nasi ufite na kamera zo hasi shema bakize mu rukweto koko mbabarira rushyiremo ariko ntabwo nakwemera ko nsebera imbere ya kamera oya ushaka gusanga nashonje kumva ikintu cy'igikweto cyangwa ni imbeba yapfiriye hafi se sabe uwo ni wowe uri kumbwira ayo magambo uvuga kuri njye utanga urugero gutyo reka dutangirira ahangaha ntabwo twahatangirira Ebenezer Streaming House nibo ba mbere mu Rwanda bagira ikintu bita live streaming y'ubwenge nibo bakora 4K live streaming mu Rwanda nta wundi muntu ubikora andika 0783 rimwe ebyiri 904 yego wanguriye gakawa nta kibazo bakagura 07 nanjye nkorera ikawa umukorera ikawa reka nyivuga nimero ya boss boss yego paturo mugari wa tsara yego paturo Ebenezer Streaming House bafite company ikora amashusho meza na 4K barayi live streaminga cyangwa barayi live screeninga bahamagare kuri 0783 rimwe ebyiri 904 yes mwitabwa na paturo yego anguriye ikawa nenge witaba rwose meze neza ariko ndagushimira mwampaye abakiriya babiri kandi byagenze neza ntabwo ari babiri gusa ahubwo vuga twaguhaye abakiriya bose oya ndavuga abo muri podcast ariko genda seriye usibye ko hajemo umuntu nyine ufite umutwe umeze nka ntuze nk'ibuye ryo gukingisha urugi sabye ko rukijijwe byagenze gute reka twiganire icyo ni igitutsi papi yatutse umuntu nyine byagenze gute numva ndumiwe kuki wahinduye agakizwa gashyira hasi ndacyakijijwe okay nari nimo mvuga ibyuko umugore ngomba gushaka kumuha bizu kuri telefone kutabizi ibyo ntabwo nabikora ibyo n'abakobwa amaze iminsi ndi gushaka gutereta kuko iki cyemezo cyanjemo mu kwezi kwa 7 tariki 4 tariki nyezi kwezi kwa 7 muri uyu mwaka nubwo navuze ngo ngomba gushaka ijwi ryaraje ijwi ntaza aho riturutse ndambwira tizira rero igihe umaze kuri uyu musozi kirahagije ariko abantu benshi ibyo bintu barabivuga bagahita bavuga ngo kora n'agasiporo ngo iyo nda ngo bimaze kuba binini ariko uri kubona ko kari none navuze oya ntiwishonjeshe utaza kugira ikibazo kuri kamera ishonjesha icara neza nyine wisanzuye uhumeka icara uhumeke sabe oya nacyo ariko nanone kubyibuha si ikosa kananabwira abantu iyo uri kubwira umuntu ngo arabyibushye izo nyama niwe uzikoreye njye kubona nk'umuntu umuntu byamubangamiye nk'aho umubyibuho wikoreye wa mubyibuho wa muntu si byiza yego birajenanye umuntu asa naho guteza kandi uzakaza ubona kubera ukuntu inda mu Rwanda turazizererega wizerera mu nda nawe IQ ibijegajega ntuzi ko abantu bakwizereramo kubera ukuntu uba watebeje hari na casting wagiye ukora nyinshi kubera iyi gahunda casting nyinshi bampancaje mfite ejo bundi barankastinze rero bora mu cameraman muri zacu arampamagara atuzakina ati hari filime ntabwo yambwiye ibyo nshaka gukina tukirikanwa n'amafaranga twagomba kujya kuyikorera mu Bigogwe turabyemeranya nsanga
uwitwa Mama Zuzu umudamu ufite imvi nyinshi cyane agomba gukina ari mama kumbi nyiri filime we aranshaka kuko ahora mbona mu mafoto ariko ntabwo arambona imbona nkubona yego noneho turi bugende nk'ejo bati duhuriye ku gisimenti dusangire abantu turajyana yewe n'amafaranga harayo bari bampaye nitegure simpageze nyiri filime arampobera yego ariko mbona acitse intege ahamagara Bora ati ngwino hano natuvugana Ezra ko ashaje ati umugabo azakina ibiki aturuna Ezra yakina ari umwana wa Mama Zuzu babahamagaye Mama Zuzu bingana ukuri ndi kuvuga amazina y'abantu bazwi batereka umugabo batereka umugabo wawe bati niko byagenze Mama Zuzu ati Ezra twakinanye ari umugabo wanjye agiye gukina ari umwana wanjye ati wenda uko mwayiteguye byambere ikibazo gikomeye uburyo casting nayitsinzwe ku munota wa nyuma uzize iki nzizinda n'ubuntu bw'ubutamatama bona nsa nkaho nshaje Bora mujwi rituje ati Ezra unyihanganire boss pe yagushakaga ariko akimara kukubona nakoze nikosa nanjye ukuntu nagiye natebeje basi wambwira tuzakinura umwana kwambara ikabutura ya deshire ariko n'ubundi twabana ari umusaza hari ibyo byambara nabwo nkabona ari umusaza uri muri karitsiye nganiriye nabi se ntujye babona se nk'abasaza bari muri ka jogging gake gake muri karitsiye mbese ndashaje mwana ubundi yerega hari abakobwa babivuga n'iki kibazo ubundi kuki gusaza bikwiriye hari abakobwa babivuga ngo Ezra ngo arashaje ahubwo njye nibaza ntabwo bigukomeretsa sabe ejo bundi ariko hari imibare wakoze burara Ebenezer streaming house ikintu bakundira ni kimwe murakora pe za Marriott inama zikomeye mpuzamahanga abantu bapfuye abato n'abakuru abakecuru ariko ejo bundi wambwiye imibare y'ibintu wakoze numva ngize ubwoba oya ahubwo hari imibare y'abantu bapfuye oya buretse ibyo byo gupfa wakoreye umuntu aretse kuza kugura isanduku ashaka kwiyahura umuntu aherutse kuza kugura isanduku ashaka kwiyahura bati byagenze gute ngiye kubara inkuru ngiye kukorera inkuru navuga ko ari umudamu n'umukobwa sorry gato excuse me umukobwa yaraje nkubwira ni ukuri hari adukorera urahazi mu masanduku cyangwa muri studio ku masanduku apana kuri studio ari seriye anyura ku sanduku za mbere za MDF anyura ku za Trapeze igenda areba izikomeye agera kuri Formosia agera kuri Ribuyu kuri Muvura ati sanduku ihenze hano ni iyi baramwereka bati ni iriya boss ninde barampamagaye ati ndashaka iyi sanduku ndashaka imipira imikenyero byose bya bintu zibikenerwa imidari buri kintu cyose uravuga nti ni umukiriya abandi bakunda kuza ari nka batatu bane bari muri harimo umwe wabaye cyane utarimo aravuga ibintu byinshi ariko we yaje ari wenyine abatari kumwakwishyuye tukagenda buriya bakwishyura barimo umuntu utavuga ukeneye mwishire tugenda bakantu kanteye ubwoba se ibintu byose yahise abyishyura kuko arabishyura bakavuga ati ibindi nimumara kutuderivaringira cyangwa tugiye imodoka ikitugeraho korobiyari turabaha andi mafaranga umuntu yishyura amafaranga yose anyoherereza ifoto turashyira ku mipira iri document kwa kundi udahita ureba ngo uhita unamenya ko uwo muntu muhagararanye ari we muntu mugiye gushyira ku mipira sabe uwo mukobwa mukuru ukuze aragenda yasanduku mbona arayihobeye yari abantu tumwe ni yamukunda kuko biri kose ni nyina cyangwa umuntu wo hafi cyangwa umutante cyangwa amarene yamukundaga tuti se muzaza ryariti hari abandi bazaguhamagara gifite numva ari nk'abadiaspora bari hanze bari mu rugendo numva ari nk'abadiaspora umuntu agiye kuva kuri toni icyumweru cya mbere kirashize cya kabiri kirashize icya gatatu isanduku tukagurisha yindi tukayisiga tingiri booked byihorere kuko yari navuze ati imikondo muyihindure munshirireho imikondo ya silver ibyo yashaka byose turabihindura kera kabaye twe tuganira tutubura ni umuntu waguye kure bazamuza kwezi kurashize imipira turagenda dukubitaho ya foto ntitwibuka hari wamubona ko tukabona basa ntitwabitindaho kera kabaye
abantu baba baraje apana wa wundi ko yagumye mu modoka uti rero umugambi wo gupfuba kugira baduteze ingaru byagenze biti umuntu yakoresheje isanduku ibintu byose arishyura ariko aduteza ingaru amafaranga ngo tuyamusubize yaje arivuga ngo ikize umva uko byagenze yageze mu rugo niyo ari no kubera umujinya yari yifitiye aragenda afata ngo imyenda ye arayitwika mbere yuko yiyahura ahubwo yanditse urupapuro muzahamagare Ezra Joas nimero ye ni iyi ngiyi akorera ku Kinamba azaba isanduku n'ibintu byose bishyuye bazabakorera na live streaming mu kumperekeza kandi nabakundaga muzagira ubuzima bwiza muri iyi si acanye ikibiriti atwitse imyenda nawe arihuta ngo agiye kwiyahura kwa kundi babigenza arangije abantu babonye umwotsi baratabara bati inzu ya runaka harahiye mu gutabara baramutesheje ingaru yatangiriye aho umudamu umukobwa bati wakintuwe wabuze iki baramuganiriza urupapuro barubonye biki ukuntu yari yanditse ibintu byose urumva abantu benshi dufite amadepresiyo turi kugera ku rwego rwo kwiyahura kubera kutagira abo tuganiriza ibyacu kuko abo babonye umwotsi ni nk'Imana yashatse kumutabara kugira ngo uwo mwotsi ube nk'ikintu cyo guhuruza ngo muze murebe ngiye kwiyahura nuba ariho ikiganiro nzi ko ari buze kukireba yaje guteza ingaru rero baba baraje bazana nawe ati ntabwo najyayo njyenyine muze tujyane aguma mu modoka abantu tubona baje batari kuvuga bagenda bacamo twese n'abakira tuti murebe nta kibazo murebe ukabona ati aha turebe si kiriya bimeze bite ngo mwako mwihangane by the way niko muri isi dufite imvugo dukunda gukoresha ati ari umuntu mwakoreye witwa ahubwo byagenze gute ko mwatinze mwabuze ibyangombwa byagenze gute ati muzano umupira mwakoze Sadamu umuhungu ndanamuvuze ko imipira yitwa Sadamu Sadaza n'umupira twararangije kare cyane ko mwatinze cyo kuri rwose muri ibintu yarishyuye kandi serivisi yacu ndakubwiza ukuri muzatubwira abandi bakareba nawe ari gwimereye gutya bigenze bite se ati uyu muntu uraha ntabwo ari we waje aha ngaha kugura ibi bintu ntabwo ari uriya wicaye mu modoka mu izina rya Yesu uwo gushyingurwa yicaye mu modoka ni nawe waje kugura amasanduku bati mumuhamagare aza afite isoni mumbabarire ashaka kwiyahura ariko nisubira aradusobanurira ibintu byose uko yabyishyuye cyo kora ayi mipira yo ntabwo nari kumuhereza ntabwo rero imipira ariko isanduku mwana ujya muri curuza mu musubizaye turicuruza tumusubizaye ariko urumva nuko hari utwavuye Ezra icyo twavuye abantu rero depression nicyo nshaka ko tuganira ndahageze reka mpasoze depression abantu benshi iri gutuma bajya gukora ibindi bintu kugiye gusubiza no kubajije ikibazo conclusion ndi kuvuga biri guterwa no kuba bo bari kwifatana imyanzuro batagize umuntu bajya kugisha inama reka twumve nk'umusore w'i Kigali icyamutera depression abakobwa urabajyaho nyuma umujene ugukurikiye nona depression yaturukaye kuko ku bakobwa hari ikintu Tijara yavuze ejo nasanze giteye ubwoba yavuze iki nk'umukobwa wakuyemo inda n'urugero kandi ntuzamubona ngo mumenye ngo ararayumva amajwi y'uduhinja ubu ngo se yasinzira yabimenya ati Tijara yabimenya ni umubyeyi aganiriza abantu benshi oya wewe ubwo rero ukuntu Tijara yabimenya ate yaganiriza abantu ngo bararabumva amajwi y'uduhinja nk'abo wenda wanabyumva bamwe ariko se ku bahungu reka twumva umujene umusore ikintu gishobora kumutera depression ni ukubura amafaranga cyonyine nta musore buryo umusore mwumvishe ngo yiyahuye kubera umukobwa ngo yiyahuye kubera urukundo nubwo nanjye bisa nk'ibyo bimbayeho za 2016 ariko uyu munsi ndi umugabo wo guhamya ko ubwo ari ububwa nari ndi ikibwa uwo musore uwo ari we wese uyu munsi ushobora kuba ngo afite depression kubera urukundo namuseka ejo bundi Rutayisire niwe wabwirije ngo niba uterese umukobwa ukabona hari ukuntu ari kwizambaguza arakwanze ngo jya ugenda ufate ituru ushima Imana uti Imana urantabaye unyeretse ko uyu ntaho twari kuzagera urakoze ubu ntegereje uwo uri kuntegurira
depression ku musore uwo ari we wese muri iyi Kigali amafaranga hari imvugo y'amafaranga iyo ufite amafaranga kuri mobile money ari hejuru y'ibihumbi 100 twadufaranga two kugendana ntabwo ushobora kujya gutega moto ngo ubanze kucirikanwa na motari ndagira nkumvisha akantu gato abamotari basanga baparitse ugahitamo moto nisa neza ubirebera kuri kasike kenshi kugira urebe ikirahuri kitahumye imeze neza umubwira uti twagiye Nyamirambo bivuga uri no kwicara tugenda mota tugende umuntu amubaza ngo nangahe nakubwira icyatanu nakubwira 2 urayamuha ariko wa musore ufite akadepression katangiye kwataka bari umwanya bari kuvugana ati ntabwo nayagwa ariko mujye mureka gasuzuguro vugisha ukuri nta mafaranga ni igihumbi oyabana ushobora no kumubwira uti motari korera imana ungeze imbere dene mfite maya imana izakugira neza nawe yabyumva ariko kubera akantu ko kwihagararaho ati bana ndakubwiza ukuri uyu musore ugiye muri downtown kumanza yakoze agakarita yazagerera aho agiye ari gutekerereza mu nzira ni imana ibizi ibintu ari kugenda gutekerereza mu nzira ni imana ibizi ubushakashatsi bwagaragaje ko social media ziri mu byongerera urubyiruko depression kubera kureba uko abandi babayeho ugashaka wita ujya kuba kubera kureba uko abandi bateye imbere ugahita wumva waratakaye ari nacyo kintu muri iyi minsi ngiye gutangira ibintu by'ivugabutumwa nshaka kwiyama abakristo ugiye gutuburira abantu ntago kwatuburira ni umuhamagaro ndi kubyiyumvamo biragurumana kerevonda irakubwiye ngo mbikore nari umugore nabonye ngo yaryamanye na Yesu yamuteye inda urana afite depression ariko iri irakomeye ariko ufite ikomeye n'uwamuganirije murabona ngo Yesu yantenda ukavuga ngo yego nta depression afite uwamuganirije iyo ni content urayibonye oya mpamvu batatugeze erega none se nibuganirije umuntu nanjye urabizi ibintu bya YouTube ubu nsigaye ndi kwinjiramo gake nabonye ufite n'abanyamakuru SH TV uretse ko yo ni gikristo ni gospel gusa nangirikane gusa ni radio y'abangirikane oya nawe utangiye none se kari byo bintu mbonaho gusa se gute je mbonaho uriya mu chidi mu arya babita mu bishop uriya muyobozi mukuru ufite archbishop ari buri muri kora podcast n'abazungu uziko cyane yoza abazungu we ibu cyaro ibintu birimo abazungu biba bikaze cyane harimo n'abazungu ziraganiriza abazungu uwo mu cyaro uzasanga ahubwo bazakoroga nureba nabi ntago najyayo na vile rimwe bo ukuvuga ngo ikintu gihari nuko depression kuba ngiye nshobora kubona Isimbi TV nkabona sabaganirije umuntu agize views 50,000 najyaho ngiye ubwanjye najyaho nkagira 10,000 cyangwa 8 nkumva ndanzwe nkumva abantu ntibankunze nkumva mfite agahinda nkirengagize se my story na story ye birahuye intego se ahubwo ni zimwe ubu ngubu hari ushobora kuza kwirebera iki kiganiro wenda kuko akunda ibintu bya photography avuga ati Ezra afite ibintu bya photography navuge beneza hari ukuntu ndi bumvemo akantu cyangwa avuga ati n'umukinnyi wa filime kuko akunda kureba amafilime hari n'umuntu wifitiye agahinda ushaka kumva umuntu umuha ubuhamya kugira akavemo abantu turatandukanye tuba ubuzima butandukanye depression ku musore subiza ikibazo cyawe w'ikigali iterwa n'ifaranga kubura amafaranga no kuvuga ngo umuntu ayafite nta kibazo afite nta muntu ufite depression afite amafaranga w'umusore ahubwo abasore wakiriyemo tungahe 3 merci dutanu reka je undushibira unkubye kabiri ibaza ko ufite 120 mfite 60 sukari nyinshi uko ngiye nta sukari nshyira mu nka rero mfite mabifite byinshi namwandikiye akamesa wini namusabye 5 asabye sukari nyinshi ntago nziza neza karibwo ntangiye kuyinywa ukabyara we yego uyibonye uko nkuzi ariko wakubaza amateka kera muvanga ifu n'isukari kugira ngo umuntu atayirya urabizi ifu mama yarayifataga arakwicara ibiganiro arabireba ndabizi akayivanga n'isukari muganirize mere sorry mama yafataga ifu akashyiramo isukari akavanga none ubwo iyo nabaga ngiye guteka igikoma
ntabwo nashiragamo amazi menshi kugira ngo isukari ikore ishaka ngo ikore ntabwo ushyiramo amazi menshi nakoreshaga icyo bita IQ noneho ugakoroga ukareka amazi akabira cyane iyo yabize cyane uhita uyagabanya mwatsiye ugashyira mu ijaga ku ruhande ugashyiramo gakoroga uko bifashe ugenda ushyiramo duke kugira ngo isukari yumvikane byanabiraga igikoma kimeze gutya ntabwo gishobora kubira kibira impfinine giturikira hariya turi na kimwe kidahiye kuko nashakaga agasugari kugira ngo kumvikane ako hashimwe Imana nese waretse hashimwe Imana muri temani muririmba ngo ni Imana y'abakene ikaba Imana y'abakire ariko nuntabara die Monseigneur nuntabara Imana tujye dusenga tuve ngo Mana nuntabara untabaye apana kuvuga ngo ntabaye ngo ariko ngo bizagera ariko ngo byaje kwanga tuvugishije kuri Sabe nakubwiye nti ngiye utangira ivuga butumwa rikomeye aho ngiye kwigisha abantu gusenga umuntu aza gusenga harabonye kubona nkabona bari no kurira mu byumba byo masengesho Imana babarizwa n'iki uko bitekereza Imana bayitera impuhwe Imana ni Imana wasubijwe ni Imana utasubijwe ni Imana uri umukene ikaba Imana uri umukire ni Imana y'abakene ikaba Imana y'abakire kuza gupfukama hari imbere ukarira warangiza ugatangira amatiku ahantu hatangira amatiku bari gusenga akakubwira ukuntu bigenze Mana urera uri data nukuri Mana reba Sabe erega ibibi iriya modoka wahaye Sabe ndayikeneye mwami none sashaka iyi mwime Imana y'ubwo aho yicaye iri kukureba IQ bayayizamuye ntabwo Imana isubiza amasengesho yacu ahubwo isubiza icyatumye dusenga Imana yo IQ yayo ihora izamuye ihora iteretse ahantu Imana ifite IQ iri ku rwego rwo hejuru ku buryo udashobora kucincikota cincikotology ugasanga abantu ushobora kuza nka gucincikota tujye dukoresha n'ururimi mpimbano naza nka gucincikota wowe ukanyumva Adolphe Sore yagombaga kukudiha kabisa Adolphe udatuma bavumbura ko ari njye Adolphe oya ni wowe ariko iriya ziriya sere bagukoresha wambaye gusa Mana we ziriya sere bamenya ko atari umwana mwiza bamenya ibintu wabyandikiye iki atezera uretse ka depression tazivugwana na ni ikigome areka amafaranga twavuga nyiri kuyibuka IQ tuyizamura nese nzamura IQ nari ndavanamo hejuru gusa nje no munsi y'igitanda yego bamongeraho senkana ahita yongera amafaranga nta kibazo bamenya yampaye amafaranga n'agafaranga ibaze ko Beneza isigura ibikoresho bishya ikintu cyambayeho ni kimwe perezida korali naririmbagamo yarambwiye ati warakoze uragenda wakoze uragenda ati none wari gukina biriya ukaza ugatera ikorasi nzamuye IQ numva nibyo hari imyitwarire dukwiriye reka tukuvanemo aka kantu umujistoma murakoze umusatsi ntago upfuye erega waguze ikawa we yari abashinzwe kubireba Lucide Barber umukobwa ndaza kumureba nuko umuntu agasengana amatiku niho twari tugeze akantu yo gakuramo bikamaduka usanze ari plante mfitemo bo dukomeze ashema mu buri guseka iki kandi shema ibintu by'amatiku kuba byaba byamaduka byaba bimureba byaba bikureba umuntu agasengana amatiku ubundi Imana dore ukuntu dushaka ngo kirazira kuba ushaka ko Imana igira ikigukorera ukajya kuyisenga utabanje kuyibutsa ibyo yakoze kuko ngo iyo uri kuvuga ibyo yakoze iravuga iti urabizi uyu muntu n'umuntu w'umugabo arazirikana wibutse ko nagukuye iyo rode bare muri kwe urabyibutse harya ushaka iki ndayiguhaye nk'ubundi gusa Imana imodoka nk'iriya jori wumva isano depression iva ngo urasengera iki chokarange nihusira niyo nkeneye shema hosira imodoka ntago nemvuze ndi gusemba imodoka nk'iyo jori oya ndihuse wakwisabiye ka Prius oya Prius se iruta zira Colombier ngendamo harya Colombier igendamo bisanzwe singiye hariya se nikuzanye none arega ni imodoka abayigiyemo bapfuye
bariya bagenda batambitse naje nicaye ariko umuntu ugututse ngo akagenda intambike ntibiriya bavuze mana yanjye ntibiriya bavuze so depression njye nigeze kugira depression n'ubu ngubu hari ako mfitemo warakambwiye nakakubwiye twarakavuganye nk'undi kumara usibye uyu munsi naje kuvugana reka twiganirire iwanjye mu nzu nahateye amarangi y'umukara kugira ngo muri salo iyo nateye amarangi y'umukara hazimya amatara hacana televiziyo mba numva n'ibindi bizwi ntazi nkumva ndi kuganira n'abantu nkumva ntari njyenyine esezi waje mani cyo kugendekeye gute nyine ukuntu byagenze byo bizi ikiganiro esezi twagikoranye nari noga ntibirashira ntabwo nari namwibagirwa neza ariko biri hafi kuko mfite ubukungu akunda vuba ngaha kandi umukobwa turi bukundane n'izina ry'Imana nashaka zampemukire turete dukora ubukwe nashaka zampemukire ukeneye umukobwa ugukanga w'umunyamahane w'umunyamahane wundi nyine uvuga ati eze ndangire sabe rongora Miki aga promoter ntago barasezerana rongora Miki ko social media bajya bavana umunyamahane sabe sabe umpaye urugero ariko urwo rugero rurarengereye ruteze kugukanga ariko no kugukanga umuntu akagukuramo n'umutima none se nibyo nkeneye ese batubwiye ko ukeneye umuntu ugukanga umuntu ukanga Regis urya umugabo ngo iyo uteye ibuye ahantu ukabona hari ikintu giturumbutse menye ko iriya quelque chose là uramiki nuriya muhungu Regis bombi ndabafana iyo batari gusubizanye numva babaye wumva ukuntu nteye umva depression yanjye urwego iriho kubyo numva nanagenda nkabesha umwe ntuzi byakuvugaho ihangano ryo kuri kamera umusubize agusubize ni gute uceceka kandi ibona ariko mikahano namutinye ejo bundi aretse gufata ikibuye kubita mu modoka ndavuga iyi ni prank kandi yarayimenye byanyu ni ibyanya ryo barayimenye iriya modoka ndavuga si umukobwa iri buye ari mu bise ako nkamukundira iki azi rwose kwihagararaho nta muntu wabumenyera ariko shani bakabamenyera ngo ushaka se ubonye umugore wanize umutubuzi ucuruza hari umugore ucuruza amagi wanize umutubuza na mudiya wari kabonye ku video bavuze umugore wanizo ngira ngo ni nizo oya umugore wanize umutubuzi umugore wanize umutubuzi yaravuga ati ntuzankinishe nta kunoba kumbitamo amajida avuga ati ntuburire wowe impamvu njye n'umugore nk'umunyamahane nyamara nari karakashije cyane nanjye nigira ibyo ntazi nkeneye umuntu nkanga umuntu yabigenza ate ngo ahite yivura depression niba yari inahari cyangwa yari igiye gushibuka ihita igenda burundu nabibwirwa n'iki nkifite ku kindi kujya kugira abantu inama y'ibyo kandi tubwiye ikibitera ndakizi nanjye ugira ikibazo cy'amafaranga ariko umuntu kuba yavuga ati byagenda gutya ntabwo bivuze ko yabikize njye mfite nanjye mfite ibibazo ubu ntabwo waduha umwanzuro wa depression ubu nk'ubu hari ibintu dushobora kuganiraho ukuntu ndagurutse ndigendeye nkanakuboroka kubera ko urancegesha ungereye kure ibi ntabwo biva mu masanduku oya amasanduku nta n'ikibazo mfitanye nacyo ko birangiye mfite nk'ivugabutumwa ko abantu baraza bababaye nkabahumuriza nkabaririmbira nkabacurangira nkabafasha guherekeza uwabo mu mahoro bira nta kibazo mbifata nk'ivugabutumwa ahubwo ikintu cyambangamiye kubwirwa ngo ndakuze shaka ndashaje nanjye nareba naterera akajisho ku myaka cyangwa wajya muri miruwari wereka kumbona ndi gufata anniversaire bamenye imyaka mfite uhita wandikaho ngo +1 ariko nabyo mbona harimo ka depression ndi gupurasinga ibikize abantu niyo babibonye bati tukwifuriza isabukuru nziza nawe nti thank you biri kuvuga ngo hari za buje ngo bategwa ariko nkubaze ubu ko ushobora gutondeka utubuje twashema abantu bakatuzimya ubizange wazitondeka he nuguhera mu gitondo gutondeka ubwo rero ikirori cyose cyaba kuzimya buje ngo 1 2 no hari umuntu mwateranye pompage numukire wa hano ahubwo atubu rero imyaka ngezemo nukuzanya tubara duhereye hejuru kuko iyo duhereye hasi ntabwo nazagerayo kwa Ezra akunda ubuzima bwe uko rushatse kwirukanka ishami ry'igiti gusa rivuze none arega ntabwo akunda ubuzima ubundi sabe katujye ku magambo y'ubwenge
twigeze kuvugana ngo ntawe itoza gucumbagira iyo uvunitse birizana. Ntabwo nigeze mpitamo kubaho nihebye, kubaho mu buzima bw'ubwihebe. Ese wihebera iki eze? Nk'ubu ntakubeshye nta nshuti navuga mfite hano muri Kigali z'abajama. Kubera iki? Bose ni ku mibare. Ubu uratubeshye. None nawe rega ndi kukubara ubuze beneze ntituyivuze. Areka se ati turavugisha ukuri ibintu byo kurimanganya sabe yego turi inshuti ariko ku mibare umuntu uzajya kuzanaho ibintu bidafite win jya utekereza uzamure IQ nakwereka ko agukunze. Burya si byiza gukingurira irembo twigeze kubiganiraho tuvuga ngo hari abashitsi ugomba kwakirira ku irembo portail, hari umushitsi ugomba kwakirira ku rugi, hari n'uwagera muri saro ariko hari n'ujya mu cyumba. Yego si byiza rero ko umuntu wese muhuye sabe komeza si byiza ko umuntu wese muhuye wumva ko ari inshuti yawe. Hari ababa bakoze imibare mbere wowe ugahubuka tubinjiza mu nzu ukagera nk'umukobwa nzashaka. Imibare warayikoze wowe mbere? Narayikoze, ubundi gushaka umukobwa uhwanye na ya mibare nakoze. Kuko nawe najya kumbwira ngo she said yes, ntabwo iyo yes apfa kuyivuga gusa, ni imibare. Akora imibare Ezra ko afite kampani ishingura abantu benshi. Uko ndubona ntabwo umuceri uzabura mu nzu. Nkurikije uko mubona ntabwo nzabura bazelish ngomba gutahana ubukwe. Oya bazadutwerera mu bukwe. Oya yo kudutwerera nge nta muntu niba natwerera ubwo bafite uko bazabigenza kuko ubukwe bwanjye buzaza abantu babaze. Bizabera mu gasare gato ko muri hoteli imwe runaka. Kuko ibintu byo gusesagura amafaranga ngo mfashe ngo ikisare ngo cya miliyoni zingahe ngo dekorasiyo ya miliyoni zingahe ibyo ngibyo ndakubiri. Ibintu bya depression byikuremo. Ntabwo ari depression. Arakantu nabajije ejo sabe kankubaza. Niki gitera abantu gukora ubukwe bufite budget miliyoni 20? Ayo nta yo saba ubwo ibyo bintu by'uburere bwo subukwe man. Ubukwe basigaye bahagaze miliyoni 80 ijana. Ni izina ry'Imana sabe. Hano hari sare za miliyoni hejuru y'10. Dekorasiyo za miliyoni 25. Miliyoni imwe yakora ubukwe bwanjye bukarangira. Kujya muri hoteli nkabwira nti nabantu bangahe isahane ni bingahe? Isahane ni 30. Mubare miliyoni nabantu bangahe bari burye. Babambarire. Ngira umukobwa ntiwanyu muzazana abana. Nanjye ndazana abo. Abandi kuri invitation nkabandikira nti ibyo kurya naya ngaya uzazo yitwaje. Ejo bundi naganirije umuntu utarasikayaga mubaza kugutera ivi icyo abitekereza. Sindabikubaza. No mwavuze ibya Yesu ko aramutse aje bahita utekereza ko byagenda gute aje? Nawe reka nkikubaza. Yesu agarutse ku isi none ahangaha mu gihugu runaka tutazi. Uko ati Yesu yageze muri Brazil cyangwa yageze muri Venezuela cyangwa muri Korea ya ruguru yagezeyo. Avuye hese? Mu ijuru. Hehe iburyo bwase. Nihe? Iburyo bwase. Nyine nsubiza ni. Mu ijuru se musenga muririmba mwereka mutwereka hejuru. Wize geography? Yego. Wize imibumbe iriho? Oya. Hari umubumbe witwa bashaka ko waragize nasohotse. Hari umubumbe witwa ijuru wigeze wumva? Nyine aramutse agarutse ku isi eze. Aramutse agarutse avuye he nyine manzu. Utekereze ko byagenda gute? Yesu kuri iyi si arahari. Mwimushyira ahantu ngo yagiye kudutegurira ngo tuzaba byari. Yesu ari kumwe natwe. Nubwo twigishwa ko ngo hari ahandi hantu ngo tuzahurira nawe. Imyaka ibaye ingahe batubwira ngo imperuka igiye kuba? Koresha IQ twihute vuba ku kantu tukaveho. Ibaye imyaka ingahe batubwira ngo Yesu araje. Nejo bundi hari umuntu wari wahanuye ngo 2024 irongera irangire nanone. Kwirembo uwari kwirembo nuko araje nguwaraje kandageze kwirembo. Kwirembo ni cyagihe uri mu bitaro batangiye gucomeka ikibomboni byakomeye ukumva akantu kakajwi ngo cyakoze yabirangiye. Kwirembo imperuka harabumva kwa hazaba ikintu kimeze nk'igikonseri ngo abapfuye ngo bapfiriye muri we tuzongera kubabona gute? Ihene wariye, inkoko wariye, amafi wariye ko nabyo bifite ubuzima byo bizaza. Ubu tuvugana ndagira ngo nkubwire ngo kandi byaremwe n'Imana. Muri Bibiliya haragera wakivuguruza kabonetse nk'ukubwira iyo umuntu apfuye byose babirangiye. Haba biranditse. Wenda abapasiteri batamfata nabi nkakubwiye buhoro byose birangiye kandi ngo ibyakera ngo niba bikibukwa ukundi biba bishize. Nongeye nkongorera kandi kantu kamwe hazabaho iby'amaso yacu atigeze kujya gute
abona ni iby'amatwi atigeze yumva. none se ko wabyumvise ubu biracyabaye ariko ndababwiza ukuri ubu buzima turimo nibwo bwa nyuma nudakora neza nawe ntutekereze ko hari undi munsi ngo uzongera ngo kubaho. Impamvu ni uko ubanije kuvumbura ko abantu dutinya gupfa, dutinya urupfu. Hari hakenewe rero akantu ka teoloji gatuma nibura turutinyukemo gake, turutinyukemo gake tubone gukora akantu kadukontora. Kuko turamutse tubaye mu bwoba gusa tuzongera duhure nabo, tubaye mu bwoba gusa ntitubona akantu kadukonsora. Ntiyapfuye arasinzira. Niyo mpamvu ababyeyi babyara abana bakabita ba konsole, konsolata, inde akantu kadukonsora kari gakenewe binyuze muri teoloji katubwira ko hari ubundi buzima. Ntiyapfuye arasinziriye. Wari uzi neza ko twese twaremewe rimwe kuko Adamu aremwa Imana yamukuye mu rubavu rumwe, ntabwo yamukuyemo imbavu. Ni rumwe. Hanyuma yari afitemo ikintu kimeze nka package muri we yoherezaga kuriye muri rasede kombo y'umugore we iyo kuriye ikagenderamo n'abana wenda bangahe akabyara nabo bagasohokana zindi. Ubu kuriye zawe wanze kuzohereza. Ubu nanjye mfite igipackage mfite ahangaha kuriye urazigenda karongora mu izina rya Yesu. Nukuvuga ngo nta bundi buzima buri nyuma y'uko kuduciye intege, ahubwo kuduciye intege abapfuye bamwizeye ngo bagapfira muri we. Amen. Ariko Mana we bagapfira he muri we? Nuvuga ngo cyagihe bazongera bazuke. Oya byo kuzuka byo ntabwo byemera byo. Ubwo wenda niyo naraguye ubwo nta kundi. Chef zaniyo pizza Shema bayirira. Zaniyo pizza mwa. Shema barya ikiganiro byo twazana kumeza n'undi munsi. Arongeye mwa. Zana ko pizza sha. Urumva? Abapfiriye ngo hehe muri we. Ariko Bibiliya ikongera ikavuga ngo imigambi y'abantu bapfuye, ibikorwa byabo byose biba byararangiye, byarahagaze. Niki gitera abantu kumva ko ngo Yesu ngo tuzongera ngo ikindi gihe? Aricyo gihe rero turavuga tuti basogokuruza. Bibiliya niho birimba ngo basogokuruza kera bari mu mibabaro, abagirira imbabazi tumuhimbariza ibyo. Ubu natwe aka kanya abana bazadukomoka bazajya ngo basogokuruza kera, bizahora ari uruhererekane kugeza igihe tutazi. Ubwo umunyarwanda ne wivugiye ngo kora neza wigendere, neza uzayisanga hehe? Imbere abavuga rero ntabwo ari igihe wazutse, ni ku bana bawe, ku muryango wawe. Ko hari igihe neza umuntu ntayabona se eze, ntabwo ari ibintu byiza aritwe tuzabibona, bizabonwa n'abazadukomokaho. Eze hari icyo ntakubajije kandi cy'ingenzi. Nabajije Horace Kayaga, ariko uriya mugabo abarasita bashobora kuza bazajya mu ijuru. Tuzajyayo, nta muntu bapinga, tuzajyayo, nta muntu barwanya, nta n'uwo bemera, nta n'uwo bateye ikibazo. Utekereza iki kuba Ezra yapfukama hasi ku ikaro akabwira umukobwa ngo ubuyiriye umere mi? Ese uwemeye kumbera umufasha? Ezra apfukamye hasi. Ntabwo njyewe ntekereza ko ngiye kubisubiramo. Umukobwa tuzabana nshobora kubikora mu buryo bwo kumwubahisha, ugapfukama bese tuganire. Ariko sheri nzaba nkubeshye, uzapfukama byo kumufera kugira ngo ifoto no mu nshuti zawe bavuge ngo aramukunda. Ariko bigaragaye nabi ubonye ikigabo kiri kwambika umugabo impeta bahagararanye, ubona ko umukobwa impeta ubona bitaryoshye, yabaye makavi akagira ari uko bisa. Ibyo byose rero babiterwa n'imbaga y'abantu babazengurutse aho bigiye kubera. Ntabwo ariyo mahitamo yabo. Ariko uramutse wifatiye sheri wawe n'umufotogarafe, mukajya kuri Muhazi, mukajya hehe ahantu ariho hose, cyangwa mukajya hanze y'igihugu, mukicara akaguha ikiganza ukamwambika impeta, muri mu bwato, kuko ntabwo muri ahantu muri bujya gupfukama, muri mu bwato burimo buragenda n'akayaga, ako kariri gasa neza. Ako kariri gasa neza. Byasaba iki ngo Ezra apfukame? Ni imibare. Fata calculatrice ukavuga uti uyu mukobwa rero. Uyu mukobwa ni ntapfukama,
ntabwo aranyemera kandi ndamukeneye. uwo ni umubare wa mbere. umubare wa kabiri, azamfata nk'uwamusuzuguje abandi, kunyubaha kwe hari igihe bizagorana, ariko dushyize muri realite ntabwo byari bikwiriye. Kankwaza ikibazo, ejo bundi nigeze kugashyiraho, mfite imyaka 38 nkashakana n'umukobwa w'imyaka 24 byemewe n'amategeko cyane, ariko mu by'ukuri ntabwo byari bikwiriye. kubera iki? kuko iki gisaza kirongoye umwana agakwiriye kuba bucura bwe, umwuzukuru ahubwo umwuzukuru. Nibajya no kwicarana ku meza amwe ntabwo bazagirana inama, ntabwo bazabasha kuvuga bati reka tubikore gutya, ntabwo azajya habaho deba. Rero umugabo no mu rugo hari igihe usanga bamwita ngo papa, hari igihe usanga babwita ngo daddy, ngo daddy. Ukumva n'umudamu aratinyutse ngo daddy, ngo daddy, ari bwabwiye daddy aze ku meza. Byemewe n'amategeko ariko ntibikwiriye. Hari n'ikindi kintu kidakwiriye ariko hashema barya mwana. Hari n'ikindi kintu gikwiriye kitemewe n'amategeko. Nk'uwo mudamu w'imyaka 24 nka Kashema bangana babomorana, sorry, bari ukuntu biyaranja bombi ku ruhande, birakwiriye kuko barafiringana n'ibyishimo, hari ukuntu biyumvanamo, banganya imitsi, banganya imitsi, birakwiriye ariko ntabwo byemewe n'amategeko. Kuko uriya mukobwa afite umugabo w'isezerano. Mu by'ukuri turamuka tugenze neza hano kuri iyi si tukareba, tuzasanga turi mu buzima bwa scam. Ibintu byinshi tubwirwa ni scam. Ikitari scam ni iki? Urupfu. Urupfu ntabwo ari scam. Kuko n'urwanya n'umuhanga yararahiye ngo uwirahira, imigani zankoraho, uwirahira icyo atazabura ararahira ngo ndagapfa. Yaje kuvuga ngo ndagakubitwa n'inkuba no kuzi kitagukubita, ngo ndakatwika Bibiliya y'Imana, ngo ndakagira ne, vuga uti ndagapfa. Ruzaza. Yego. Ariko urupfu rukunda yeze. Sabe, nubona umuntu agutaye mu nyanja, ni muhura waravuyemo, inkuru yuko warwanye n'amafi na za shaka na za basokoza by'abisimba byose biba mu mazi ntabwo imureba. Uburyo wageze ku nkombe iyo nkuru ntabwo imureba. Umuntu wese wagutaye mu mazi ku bushake akagusigayo, kuza kumubwira inkuru yuko wavuyeyo, yuko warwanye n'amafi, iyo nkuru ntabwo imureba. Kandi ngo ufite umwuririra umunyinya, agira ngo ntuhanda. Kandi imbwa ngo yicaza ikibuno itayobeye ku mugongo hari. Yicaza umugongo. Kandi ikindi ngo amage niyo arisha umugabo ibivuzo. Burya umugabo yakanyweye agasururu, yajya ku bivuzo akarekera. Imbete zakazirekera abantu. Yakanyweye ako kagwa, yajya ku bivuzo akarekeraho. Ariko n'umugabo yicaye ku gakombe ka plastique, ariko urya ibivuza gukozamo ikiyika akazamura akareke. Mu mutima uzavuga ati amage niyo arisha umugabo ibivuzo. Anya ngo wisunga umukingo bagira ate. Imfizi, imfizi ngufi yisunga umukingo. Ko babivuga. Imfizi ngufi yisunga umukingo. Kugira ngo ibashe kwima. Kandi ubundi ngo nibwo nigeze kubwira abantu ngo icyo ntibakirashe mu kibuno, warakibaza ngo byumvise ute, cyane cyavanga ikimbabaje si uko baharashe, ahubwo umusenza habonye ate. Amabuno y'inkoko abonwa nkushwemo n'umuyaga, kandi ibitwenge by'inkoko bishirira hehe mu kwayura. No kuvuga ngo inkoko niyanyereye mu bihere barayibaza, bayikubita umujugujugu, izindi nkoko munsi zite wakavuna umuheto bigenze bitati mu byihorere. Kimbabaje si uko bankusi umujugujugu ahubwo aho biherereye ngeze nte ndahabonye. IQ ariko ziko mwabyibagiwe. Nukuvuga ngo arega ubuzima ni scam. N'ubuzima ni scam. Ni byandi duha twibwirira abantu ngo nta witoza gucumbagira iyo uvunitse direct bitabyiza. Iyi migano ikora hezi ni muri depression. None se tugiye kubeshya abantu sabe, ni muri depression. Yego. Ubwo wasanga nanjye naravunitse bikizana ezi kagusomera utuntu dutatu. Yego. Ngo nushaka kundimbura
aya ni amagambo avugwa n'umuntu ufite depression ari kubwira umuntu umugendaho umwanzi we. Ejo bundi nabwiye ngo si byiza gufata nimero y'umuntu kwanga ngo uyiboroke cyangwa ngo uyisibe, ngo ahubwo uzamureke ajya areba uburyo Imana ikugirira neza, ngo ku buryo we n'umutima nama we birwana. Icyo ni igihano uzaba umuhaye. Nushaka kurimbura umuntu wavuzweho n'Imana, ngo ujye umurimburira urimbuye, ngo kuko iyo umuhushije ngo we ntago aguhusha. Ngo nushaka kurimbura umuntu wavuzweho n'Imana cyangwa umurokore, n'abarokore ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bagira umujinya uri hejuru cyane. Hano banywa fanta yongera umujinya. Inzoga ntabwo zona zihosha uburakari, ariko muri mwene Siraki birabigaragaza ko zihosha uburakari. Ni ukuvuga ngo twibereyeho ubuzima bwo gushaka kwerekana ko turi abantu beza ariko turi babi. Nibyo nigeze kubwira abantu ngo nubona umwanya wo kumbwira ko nkunda Sabe, bimbwire ni indwara unsure, ni nkena ukabibona umfashe, none nambaye inkweto ihengetse urira inkweto, tureke umwanya w'ubwirasi n'ubwiyemezi no kwiyumva, tukaza twambaye amakoti dushaka amajambo kumva ya nyakwigendera. Nubona umwanya wo kubwira umuntu ko umukunda, bimubwire abyumve, mubwire uti Sabe witegereza kwapfa. Ubona no ko yarahaje ibintu by'ubutinganyi, umutipe ko yabwira umutipe ati ndagukunda, ahita avuga ati mw'izina rya Yesu iyi mbwara niko sha nawe kandi narabikekaga nawe ngo ugize utawambwa. Ubwo ijambo urukundo rigeze gute bitangiye guteshwa agaciro bitewe n'abo bantu. Ariko niba uzi ko ukunda umuntu bimubwire. Njye nkunda kubwira abantu ngo menya ko ubuzima ari impano ariko urupfu rwo ni ngombwa. Iyi migani ni depression. Isomo rikomeye dukwiye kuvana mu rupfu dusoreze aho ngaho, kuko wavuze yuko ubuzima n'ibintu tubwirwa byose ibyinshi ni scam. Ubwo reka dusoreze ku isomo rikomeye dukwiye kuvana mu rupfu. Sabe umugore w'inkunguzi yatsa muzika ajunditse amazi, kandi ngo umukobwa uzagukunda ukennye ujye umenya ko yavuye mu bapfumu azahazaza. Umukobwa uzagukunda ukennye jya umenya ko yavuye mu bapfumu azahazaza, kuko ibintu byose tubona ni imibare. Ni imibare. Isomo njyewe nahereza abantu nuko nta uryoherwa amira bunguri, kuko no mu buki hari igihe hishamo uruyuki. Kandi ubyinira ngo kwa sebukwe yarya kwa ubyinira mu banzi ntazamura amaboko, uhetswe na mukase ntiyiseganya, abucebanye mbavu iseganya kika. Rero isomo ubwo naritanze niri nta uryoherwa amira bunguri, kuko no mu buki hari igihe hishamo uruyuki. Kumva ruragukaciye ururimi dukoresha ikiyo neza nk'abantu bakora ibintu byo gusambana, bavuga ko prudence bitaryoha nk'ukorera aho ngaho, ngo bombo mwishashi nk'ukorera aho ngaho. Rero iyo uri gukoreraho ni ubuki, ariko mu buki habamo uruyuki kasida kagahita kazamuka, ugasanga umuntu kasida ngo pa nigeze kurya ubuki mirabunguri nibagirwa kuyungurura, uruyuki narwo rurinjira. Uruyuki rurinjira rurakudwinga. Bwiryo isomo nta uryoherwa amirabunguri, kuko no mu buki hari igihe hisha mu uruyuki. Reka dushimire PDG CEO umuyobozi ushinzwe ibikorwa operations officer wa Ebenezer Streaming House, bakora live streaming mu buryo butandukanye, ibirori binini n'ibito bito mu miryango cyangwa se mu events. Bahamagare kuri 0783 rimwe inshuro 2 904 yanguriye ikawa. Sabe urakoze, gira neza ineza uzayisanga. Ntabwo nagenda Sabe ntamushimiye, njyandi ngiye nkunda kubwira abantu menya ngiye gupfa, ariko ko muri tubwira amagambo tuzakoresha warapfuye.
utuvido tuzapostinga bo tuntu muzapostinga yego ku munsi wanjye wo gupfa abantu bajya gutafata mu izina rya Yesu cyena yimbwa itangiye kwikungurira nta upfa umunsi utageze ubundi baravuga ngo agasozi uzagwaho ntibyiruta akagezeho uko byagenda kose ushobora no kwinanura gutya ugahita ugenda ku kiriro bakajya bavuga ngo yari mu kiganiro yari mu kiganiro ubuze nk'ubu niyo ndi twavuze murabizi neza ko mu mategeko y'umuhanda bavuga ko iyo ihoni riri kuvuga bavuga ko ibyago bigize gute bije umugeni yaza bakagenda kuvuza amahoni inzira yose di umusore wa mugabo we koresha IQ wumva icyo nvuze amagambo rero muzakoresha ntapfuye muzajye mwibuka ko Ezra yababwiye ko hadapimwa umuruho hapimwa umusaruro kandi igifite icyo kivuze mu rugendo si uburyo twakozemo ibyo twakoze ahubwo ni uburyo twasoje ntabwo abantu bazigera bita kuri runaka ari kaporari akinjira mu gisirikare ahubwo bita kuvuga ngo ari generali yavuye mu kazi afunzwe byagenze gute ntabwo rero abantu bo bita kuko umusaruro cyangwa umuruho wahuye nawo ahubwo bo bareba ngo asoje ate ijoro uzaryinjira biragoye ntabwo nkunda kubeshya kuko mba nteganya ko Imana ishobora kuzambabarira nirinda kongera ibyaha ubundi sabe ngo hisha agahinda kawe imbere y'abasekana imbereka kuko kuririra mu maso y'utaguhoza ni nko gusonzera mu rugo rw'umurozi kugira ngo arakuzanira ibiryo akongeza uburozi agahita asya ubundi kandi ikindi guharabika izina ry'umuntu ntabwo bimwambura amahirwe n'umugisha bye ni nko kogosha intare wibesha ko izahinduka imbwa guharabika izina rya Sabe guharabika uyu murungi munyengabe nko kogosha intare wibwira ko umunsi mwe izaba imbwa uba uri kwibeshya urayogosha ariko ni intare gusa tuzamera kandi ikindi ngo utanga inshuti ze ngo zibe iminyago amaso y'abana be aziheba kuko abantu benshi bafite inkovu zitabarika kubera ko bahoberanye n'amaboko afite ibyuma batabizi ariko nawe ngo nuha amafaranga inshuti yawe uzamuho shema ngwino nguhobe so wasabye amafaranga ngwino nguhobe inshuti yawe magara tuhite tunasoreza ikiganira ariko aho ngaho nari nkubwiye ngo twahoberanye n'abantu bafite amaboko afite ibyuma tutabizi gusa byaduteye kumenya igihe nyacyo cyo kuruca tukarumira ariko dukanoke inshuti yanjye ufite inshuti ufite umuntu mukorana muri bizinesi ufite umuntu mumenyanye vuba tekereza akimara kukubwira ngo nguriza amafaranga mumenyanye vuba iyo tutekereza ngo abantu bari hafi ye nzi kuki atari bo yatsa amafaranga ayatse njye muri family ye kuki atari bo yatsa amafaranga niki kimuteye kunyisanzuraho ngaba ari njye baza kwaka amafaranga wari tubona ko yaguteye imibare kanu k'imibare mujye mukitaho ni ukuvuga ngo inshuti yawe ni kwaka amafaranga umuntu uri Kigali umuntu mukundana na kwaka amafaranga muhobere nashaka besheri wawe ukumva satana arakongoje ugiye kuyamuha mbere yo kuyamuha ibwira utayaguruka reka nguhobere kutereka ngo hobere umuhobere bwa nyuma kuko ubushuti bwanyu burangiriye aho kuko seriously umuntu yaje kwaka amafaranga aza kwereka ko muri inshuti akabazo kari serious wamfasha nkagakemura nyuma y'iminsi ngahinda abanyagusubije kubera wowe ubushuti ufitanye nawe wibagiwe ko ari kuguteraho imibare kuko no mu bintu avuze hajemo imibare kuko nakubwiye n'ingano y'amafaranga ugiye kumuha n'igihe azayaguhera iminsi iri bigize imibare urayamuhaye satani azabwira ngo yakwambura se jya umfasha umuntu amuhobere bwa nyuma kuko uwo muntu bigiye guhita biba disconnected ibaze ko birangira ni nabyo mbwira abantu si byiza ko umuntu niba akugurije amafaranga agutanga kuguhamagara kwishyuza niba utayabonye muhamagare
bro nari nabwiye ko nyaguha kuwa gatatu ihangane sinzi niba hari uburyo wakwihangana cyangwa make nari mbonye mbe nyaguhaye tuzajya tubahobera yes inshuti yanjye Shema ndaguhobera ari amafaranga wansabye ndayaguha ariko ndaguhobera reka dushimire Ezra wakoze cyane ariko wibutsa abantu ko dufite hano dukodesha hano ushobora gukora ibiganiro aho hantu se ko njya muhereza abantu ahubwo abandi bari hehe oya baraza kandi ni nayo kawa umwe ntabwo iyo kawa nayo downloadinze ahubwo ariko ibaza ko nagoye abakiriya babiri b'amezi angahe kambabwiza ukuri niba ufite YouTube channel ushaka gukora cyangwa se ukaba wumva ushaka abantu bajya gukorera ibiganiro byawe dufite ama screen manini ushobora gukora wicaye imbere yayo background tukayihindura bagashyiramo ibyo ushaka tugashyiramo ibyo ushaka nibishaka berogo yawe nibishaka bibe amafoto yawe cyangwa amafoto tugukorere akajingo k'akavideo gatoya dufite indabo zitandukanye ushobora guhitamo gukora wicaye imbere urabo dufite intebe nziza zo za green screen mufite ibiki yes dufite ibintu byose nshuti yanjye amafaranga twayagabaniye we Kigali se honyine bakodesha nta handi hantu nta handi nzi ejo bundi Kadafi nawe akadocumentary w'amahera ngo se studio ya Danje nafata niyi ntabwo amundangiye oya kumukamezi bafite aga studio gatoya nahise ngako se aho Kadafi yaretse kuma kantu keza n'umwana mwiza oya tanga nimero Kadafi reka tumuvuga yampaye direct ya amakamera hari ukuntu amabati rashira ava kora kugira abakiriya benshi ugasanga umukiriya bibaye ngombwa ko mugirizo musharija ariko yampaye ama direct ucomeka ku muriro kamera zigakora zicometse ku muriro direct nimero rero ku bantu bakeneye ahantu ho gukodesha ibiganiro ukeneye ahantu ho gukorera ngiye kamvuge n'igiciro ko abantu basigaye basikaminga abantu iyo uje dukoresha amakamera yacu ibikoresho byacu byose tukakweditingira tukaguha ikiganiro kirangiye kiri uploaded kuri channel yawe wishyura amafaranga 20,000 ku kiganiro kimwe ntabyo kuvuga ngo tugiye kubara ngo ku isaha nushaka mu isaha ukoremo ibiganiro 10 twebwe ikiganiro nushaka kugikora amasaha 2 ikiganiro kimwe turakigushutingira tukakikweditingira tukakikwaplodingira ku mafaranga 20,000 gusa nimero ni yindi sabe yababwiye 0783 11 904